buriya South Africa kuza gukira imirambo yakenyuza Bugande bibuje kwitwa Afrika y'Epfo no kuba muri G20 si igihugu gikomeye erega iyo ukomeye ukomera no muri dira sibyo uriya mu ministre na ministre uriya Bizimana wagira ngo ni umumarishari nawe aravuga ngo nk'igisirikare uriya kari mu diplomate arimo kwatsa umuriro w'iki yawuzimije ni kuri yadutse ngo handi makuru reka mu venture fata Uvira none abarundi bakora mistake bakreye enemy bajye kubana nabe n'abakongomane sibyo basigana inzira kuri Tanzania abagenzi nabo banyeganyeza ibindi muri Tanzania abarundi barashira ni ku munsi w'ejo byo ni FRDC yabitangaje ivuga ko ngo yafashe nginasi 3 z'ama 23 sinzi uko ayo makuru utayazi ufite nabicanyi nabarya abantu wagira gute babuze udukecuru n'udusaza kujya kwisengera cyakose kuko aho wakwisuzuguza kuriya wigo yicaje abagora b'abanyamurenge hano biviriye ku isoko kugasuzugura uko nyine ubwako wagatsindana intambara gute buri mwese arimo kuvumira kugahera uvangwa azajya kwa mucepe yararushye ako kabarike naka abantu barwana ngo bashaka kuzajya kunywera muri kwa mucepe banza habe ntuza bicyokezo ni muri Uvira sedi ni muri Uvira narakabona akabanya ko kantu ati yanditse ubutumwa abo humwe muri AFSM 23 ati yega fande wacu nanze kumenshoni ubwo yabuhaye atuvuze neza cyane gose ati mugabo nako tutakoze pe twakoze ibyo twari dushoboye byose ariko abahungu bamakenga sabana umengo n'utudayimoni abarundi bajya muri Kongo muri Tafoke zo minoro Kivu na Sidi bashaka gutsebe mu vento none irabarangije sibyo dusogongeza abantu bazumvira analize bashaka gukura ubutegetsi bw'u Rwanda bayitangaje ikinshasa mwirahira rya Tshisekedi uyu nguyu ndayishimiye ahamagarira urubyiruko ngo kuza kubohora u Rwanda ruboshywe ushaka gusokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Reka nkubaze ubuko M23 twirwaneho bafite imbohe z'abarundi sibyo bo bajye barwana babyemeze ku mbohe atabyo gufinda ati twafashe imbohe zinizi twagize gute ariko Sandre uzambariza abantu bakukurikira kuri no channel yawe kuki rwose as a human being twitekerezo nk'abantu yego Sandre kuki umuntu yagukomye akagutsinda uzane nzitwazo n'amagambo menshi aho kwemera ko watsinzwe ugakinjura ukiri umuzima ibi bintu tuzabikemura dute intambara yo muri Kongo Burundi yarabananiye batangiye kwibona mweso basonye kubona kicanga n'ahandi hose buriya ndabisubiramo rwose kandi abarundi baradukurikira iyo baza gukinjura nko abandi bantu bakinjuye buriya South Africa kuza gukira imirambo yakenyuza Bugande bibuje kwitwa Afrika y'Epfo no kuba muri G20 si igihugu gikomeye erega iyo ukomeye ukomera no muri dira sibyo uriya mu ministre na ministre uriya Bizimana wagira ngo ni umumarishari nawe aravuga ngo nk'igisirikare uriya kari mu diplomate arimo kwatsa umuriro w'iki yawuzimije ni kuri yadutse umudiplomate ubundi diplomasi ni iki diplomasi nugwe extinguishinga umuriro ntago ari ukuwatsa sibyo ariko byo kuvuga ngo blame game kuregana kugira gutu Rwanda se n'umuhungu wawe u Rwanda ni isambu yawe ntazajya barukurashe nawe subiza tubibone hako ni budafite fagite nta foto nta cyabaye ubuzi bari mu biki bese bizabungura iki birabivuze imyaka 5 even kuva 2015 Burundi ukora uvuga u Rwanda rwungutse iki nguhandi makuru reka mu venture fata Uvira none abarundi bakora mistake bakreye enemy muri west side yabo ubwo ni Kongo bafite ibihugu bitatu bahana imbibi n'u Rwanda ni Tanzania ni Kongo gusa bakora mistake bafunga umupaka ku Rwanda urumva bajye kubana nabe n'abakongomane sibyo
basigana inzira kuri Tanzania abagenzi nabo banyeganyeza ibindi muri Tanzania abarundi barashira n'inzara barashira n'ibibazo buriya ikintu giterinza gitera n'abantu bahahira ntuzigere umbwira yuko ntacyo umupaka ntacyo umujyi wa Goma umariye Rubavu cyangwa Rubavu ntacyo imariye Goma ntuzigere umbwira ko Rusizi yapfa kubaho neza idafite Bukavu cyangwa Bukavu ngo neza idafite Rusizi sibyo none ko arimo kwihendura kuri M23 kigiye gufata hari ikagenzura urumva niba komeza gukomeza umutwe ngo n'u Rwanda ruhare ngo n'iki bagashyiraho ingufu z'amagare nk'iziri ku mupaka w'u Rwanda bagasigarana aho bahumekera hitwa muri Kobero n'ahandi kuri Kigoma n'ahandi hose muri Tanzania bikama akaduruva nk'ubu ngubu ibintu byose byahagaze Uburundi abadiplomate b'abarundi bashobora gusenya Uburundi bakabuteza ibibazo urumva badashobora no kuzikuramo bakamera nka kwifungirana mu ntuza kandi zirimo gushya gusa ari abanyabwenge bari bagumye gutangira gukuyakuya u Rwanda kuko iminsi bazabana n'abana M23 bakuyakuya u Rwanda bagafungura imipaka babonye handi hantu bahumekera mu gihe Tanzania ibyaho nabyo kuko ubutegetsi bwa Tanzania bwo mu bibazo bari utabibona kuriye yego so uzi kugira ibihugu bitatu bwa no kugira ibihugu byinshi buturanye nabyo namahirwe Kongo ifite ibihugu 9 almost 8 Tanzania na vice versa Uganda ufungiramo Kongo Sudani ugashyiramo Kenya ugashyiramo Rwanda Tanzania hafi ibihugu 5 birenga bihane na DRC bitandatu icyo gihugu ntabwo gikinisha muri diplomasi kuko umwe afunze ingufu z'amagara uhahira umwe ajya ukadaviye hanga buriya abarundi muri geopolitique strategique bakwiye kumenya n'igihugu cyabo ko kiri vulnerable kuko gituranye n'ibihugu bike bishoboka urumva yego iyo turanye n'ibihugu bike bishoboka ubana neza nabyo tambien kemar kuko barimo kwanduranya kwa FC ishobora kuvuga ati imipaka irafunzwe igihe mutarage kintu musobanura dore mufite abantu banyu bahungiye aho ngaho bashobora guteza umutekano hanga yego Tanzania akaba kaduruvayo Shinyanga Kigoma hagafungwa n'ahandi n'iki byose Uburundi bwasigara tuvugishije ukuri ufite ikarita y'u Burundi wese nayirebe ambwira Uburundi butabanye neza n'u Rwanda ntubane neza nutegeka Uvira bwahahira he bwabaho gute baca muri Tanganyika bakagera muri Zambia ko naho babagiye hagati ya Tanzania na Kongo hanyuma se Marsha muri Uvira FRDC yavuze ko yafashe intasi 3 z'amama 23 byo urabyemera cyangwa se wamugani kwa kudumu niminjira magafu ntabwo mbizi ntabwo amakuru nyafite ntabwo yafite ni ku munsi w'ejo byo ni FRDC yabitangaje ivuga ko ngo yafashe inasi 3 z'amama 23 sinzi uko ayo makuru utayazi hanyuma se gufata intwaro z'abasirikare b'u Burundi byo bishobora kugira izihe ngaruka navuga kuri president Ndayishimiye kuko abasirikare bo reka mbaveho nabo ntiborohewe ari nduzifite M23 ese M23 intwaro ifite zazishyira he buri zazimaze iki ko ifite intwaro nyinshi cyane yabitarafashe za sadeke zingana kuriya erega ntabwo harwana intwaro harwana umutima urwana n'impamvu urwana M23 ifite amafaranga no kuzigura yazigura wasanga n'ibitwaro bafite itanabikeneye bidafite ikoranabuhanga rikenewe muri no minsi ariko kurwana n'ukunyaga umunyago na buri kimwe cyose simbizi ariko kandi simbona ko M23 yajya gufungirana intwaro bazijyanye nibazijyane bazitahane erega y'u Rwanda n'umuntu mu mwanya gahunga ntabwo ureka ngo mufungirane kandi ariko nibabanye sagize FRDC n'abarundi bazifashe no kuzibambura ariko kuzibambura yego ndi juste nayo ni kwa amategeko avuga ariko razibambura nyine none kuvuga ngo bazibahe ngo bazihungane bazayisubize mu 23 afashe hariya bazandike mu gitabo se sizo muri Kongo se cyangwa bazazishyire Tshisekedi bazinyujije mu ndege intwaro cyo kibazo nituvuga intambara segment y'intwaro ni nto cyane intambara igizwe n'ibintu byinshi cyane imbunda ziri ku isoko ziri hose imbunda ntihagarango yirasa ubwayo urumva abatsindwa za katogota bose bari bazambaye bazifite ibyo Abarundi barashiraga n'intwaro ntibyabashije kubakiza sibyo yego ahubwo n'abari bafite uruganda industry baguramo imitima y'intambara nibibaho bakajya kutaramo imitima y'intambara none ntayo bafite nabicanyi nabarya abantu bagira gute babuze udukecuru dusaza kujya kwisengera kuko aho wakwisuzuguza kuriya wigo yicaje abagura b'abanyamurenge hano biviriye ku isoko kugasuzugura uko nyine ubwako bagatsinda intambara gute buri mwese arimo kuvumira ku gahera ufashe ku ibere ry'iburyo ufashe ku iki n'iki urumva abaguhenera aho ngaho gutegereje intsinzi no ntabwo intsinzi ari ikintu kigira intsinzi irashakishwa ukayikobokera nka ntuzi nka Esperance urumva ntabwo ufata intsinzi for granted intsinzi irahanirwa
sibyo yego so iby'intwaro ntabwo nshaka kubyinjiramo rero sinzi neza ko mu 23 ikeneye cyane ginyotewe yego ntawe yarebwa afite inzara y'intwaro Y'intwaro. iranazibarusha na Bintu Keita wigendeye yavuze ko rwose bazirusha na Monisiko ariko Monisiko uzi ko isinziriye yatuje iri gusinziriye urumva itera inda abakobwa bayoboze ariko ntago disi cyandika amatangazo kuko yaranditse cyagiye kuri Goma igifatwa yarandikaga nta minsi ibiri yashiraga nuko ari hiba buri mu minsi bikiza baramaze no kumenyera kwibonera utubuye iturangura n'abahari ubundi yiturize Sidikivu ntago ikiba yavuyeyo niyo mpamvu nitarimo gusakuza cyane manda yararangiye muri Sidikivu muri province ya Sidikivu yego so reka rero amakuru tuyahari ntuze turebe no weekend hari abavangwa bazajya kwa Mucepe yararushye ako kabarike naka abantu barwana ngo bashaka kuzajya kunywera muri kwa Mucepe banza habe ntuza bicyokezo ni muri Uvira Sedi ni muri Uvira narakabona akabonye ako kantu byatangijwe na Colonel Gakufi aho arimo avuga kiba muri Uvira ngo giye ngo rwose ngo nshatse ngo n'amasane namageze kwa Mucepe Gakufi niba ngwiki simbizi ariko rwose Mucepe waramukondeye pe abantu bazi yuko abantu barwana Uvira ajya gufata icupa kwa Mucepe Masha ndetse n'abasoza ati umusirikare Neva yari yizeye karahabutaka ntabwo ariko mbizi ati yanditse ubutumwa abo umwe muri AFSM 23 ati yega fande wacu nanze kumenshoni ubwo yabuhaye atuvuze neza cyane gose ati mugabo ntako tutakoze pe twakoze ibyo twari dushoboye byose ariko abo bahungu bamakenga sabana umengo n'utudayimoni inambara barayizi pe byaratunaniye kubigizayo Uvira nibaze bayitore nta kundi tubayimbwebwe mugabo ntabwo ari imbwebwe bamwe bati biranashoboka ko abasirikare b'abarundi bashaka kwitahira pe ati inambara bageze ku ariko Sandre nawe usigaye ushinyagura koko urumva ari probability ko bashaka kwitahira cyangwa biri imperative nuko bagomba gutaha nyine ntibashoboye nahise kuvuga ngo birashoboka kuramo probability bashaka gutaha bagasanga imiryango yabo bagasubira kwiga igisirikare bundi bushya bakavura abakomeretse abapfuye bakabashyingura imbohe M23 zazibahereza na wa mukobwa yaramubahaye ntibagire ikibazo rwose urumva hanyuma bakeneye kwiga igisirikare ku rwego ruhagije kuko abarundi n'abahanga icyo babigisha bagifata ariko abadede kuva barabyibushye bagize gute turi benshi iyo nyamwinshi ngiki n'iki ibyo ntago bikigezweho bazabishobora nibihigihe nibakomeza gufunga umutwe nicyo kizabakura ku butegetsi kuko ntago Uburundi bwafashwe amateko n'abasenedede bwabayeho batarabaho bwanabaho badahari urumva azirongaza batategeka neza ikintu kidefinisa umunyapolitiki no gutegeka imiyoborere myiza bonne gouvernance niba uje kumarisha ingabo ukamarisha abaturage ukabasebya ukagira gute nk'ubu abaturage batagiye kubaha inkwenene zimwe nakubwiye naguhanuriraga turimo kuvuga n'abatashye sona ku mipaka ya za ntuzi nibatuze bashyira agapira hasi buriya icyuma icyo cyo cyose gitinya umugese urumva ariko nubwo umugese ushwanyaguza ibyuma nawe ugira ntiruye urumva yego antiruye nawe usiziga ibintu itinya by'amavuta n'iki ibintu nk'ibyo so urumva rero abarundi bakwiye gutekerezamo nka system ibayoboye yo kumenya ko hari aho bavuye hari aho bifuza kugera ariko hari naho bari urumva icyambere cyo nibengeje ibintu mu ntambara bibwiye ko bakuramo amafaranga bazatakarizamo byinshi ubu uwakora bilan y'ibyo ubundi maze gutakaza harimo bilan ime ibyo batakaje mu bantu n'amafaranga bijije n'ibyo bibye muri Kongo ntabwo nzi ngo ubundi bwarungutse muri intambara cyangwa barahombye reka turebe ubutaha uzanyibutse dukore ikintu kimeze nka analize yo kureba icyo umuntu wese uri muri intambara ya Kongo yifuzaga projection y'icyo yaga yifuza ajya mu ntambara turebe n'icyo yagezeho abarundi bajya muri Kongo muri Tafoke zo minoro Kivu na Sidi bashaka gutsebe mu vento none irabarangije sibyo dusogongeza abantu bazumva iyo analize bashaka gukura ubutegetsi bw'u Rwanda bayitangaje ikinshasa mu irahira rya Tshisekedi uyu nguyu ndayishimiye ahamagarira urubyiruko ngo kuza kubohora u Rwanda ruboshywe ntibabigezeho ntibazanabigeraho urumva ntukarebe umuntu yiruka jya ubanza ureba ahubwo yarazanywe n'iki hanyuma nagera habi hashoboka mu bugwa habi ariko kwiriza amarira nk'ay'ingona urumva so bihorere rero buriya iyo baza kugera ku mugambi wabazanye ntabwo tuba turi muri no coverage y'iki kiganiro tuba turimo tuvuga ibindi sibyo yego sasa niba Imana ibashwaje na shitani kabihakana nibahame hamwe kandi nta muntu ubafitiye nabi
sibyo yego nta bafatiye inabi bariya ni amaraso yacu mu karere k'ibiyaga bigari ikivandimwe ntikizavaho sibyo ntabwo ntekereza yuko iyo mistake umwe wese ashobora gukora atayikosora ngo ngibe ngo bayikosore ishoboke buri ikintu kimuza no gufunga umutwe ifunga mutwe ni ikintu kibi kuko muri criminology bavuga ko wize criminology bavuga ko uko ugenda udipinga ujyanye ni deep uhisha icyaha uba ugenda ukoreramo ibindi uko ugenda ukoreramo ibindi ukava mu byaha biri civile bijya muri crime muri grave n'iki mu bikomeye icyo gihe uri umuhanga rero ufure naho ugeze ukaburana aho ngaho naho komeza kugira ngo hari akana kambonye mfumura inzu ukagenda ukabara gahitanye icyo kwica kikaba kikugiyeho ngo yewe ngo nibi ngo wenda wahemukiye umuntu uti nsibanganye ibimenyetso ukoze icya gatatu no ntago uko bigenda so izi nama zigenerwa umuntu wakabaye nyishyura rero ntabwo ari zo ndimo kugira abarundi nibashaka bazakora ibyo bashaka buri kimwe cyose gifite umuti nibajya mu giti bigize inyoni mu giti bazabatuma inyoni nibajya mu mazi bazabatuma amafi urumva aho bazajya hose ndayishimiye azawota harimo kuwota ubu busarasetse nakubije bita state parade na parade state iyo abyuka areba ibiti by'inga wereje akareba n'ibyaburi birengero wese abayumva arimo yunguka kuko buri gitondo agomba kwisoma ariko ngatani yananyuze ku kibuga nibyo ntago mbizi ntago namenye abanya makuru ngo yanyuze muri Tanzania ntago namenye ngendo zuri perezida ikibazo se ko tutigeze tubona amagane ubundi akenshi yageze ku kibuga turanabibona pe amafoto ye kenshi barayasohora ko bamwakirira ejo bundi baramwakiriye ku kibuga cy'indege mbona arimo baha amasaruti rwose ku gahanga bambaye neza abapolisi n'abasirikare baramwakiriye no ku rubuga rwa Rotary rushatse biriho sinabibuka indege yajemo niba ari ya Kenya none se Marsha ahubwo urakoze kuvuga iby'indege umaye akabazo ni nako nsoreza ko bivuga ko n'ikibuga cy'indege aba bagabo bashobora kuba baragikoza akantu cy'abujumbura bande kandi bama bakugenda gatatu wapi indege ikibuga gifunze bakaba uyikoranabuhanga bakaba ngo barari cyangwa se connection ari uburyo ki ngo bazinjiyemo nese abarundi bafite connection zabo bagahita bahindura seriveri hari umuntu ucungira kuri seriveri imwe ntabwo kiriya gihugu ziko kiriya gihugu gikomeye nacyo gifite imikorere yacyo n'imikoranabuhanga wabafungira se ibyo byose ntabwo byemewe nta nubwo ari byiza kujya gutera ibibuga by'indege by'abandi biri muri gize amategeko y'intambara urimo ukora amategeko atagize indege igize ikibazo bakasanga ni wowe urimo kukizambya byakujya ku gahanga kandi byazagira gute byaza kuvuna cyane nka biriya abarundi barashe umunara wa Vodacom erega mu myaka 10 iri imbere abantu bize amategeko bimutegura ibirego urarasa umunara abantu baguje gutabariza ambulance no kugira gute bira byose bizabafungisha seriously hako ntago bumva so ikibuga kirere cya Bujumbura kidakora kitara opérationnel nashaka ari byo babwenda babashaka ntekereza ko ari nko kuneka cyangwa se kureba bimwe mu byo babashaka mu masaha runaka ayo nta makuru nakubwiye ameze nka risasi ya reporter risasi n'amageruwe n'abapfuye n'umubare wabo n'amazina ntabwo bindebagiyewe nta nubwo nabishobora sinubanga muri ballistique na muri kimwe cyose ibyo ni ibintu bindeza ubwo ko maisha nzaza gusizengura politique na defense ngene mu byo ballistique bisaba kujya kwiga Stockholm mu ntuzi ibyo birandenze umaje ikibazo kindeze ntabwo mbizi icyo nzi cy'Ubujumbura indege ziragwa kandi zigahaguruka kuko ndimo ndabisacinga naje nanabireba ikibuga kidakora bibwirwa isi yose kuko ni international airport ntabwo ari national airport si provincial airport ni icyambu mpuzamahanga cy'ingendo zo mu kirere so derangement y'abatwayimena twayibona kereka yibaye kuburaringa cyangwa se guhuma amaso indege z'intambara ibyo ni ibisanzwe erega nabo na M23 igira drone nabo bashobora kuba baburaringa drone za M23 ndabyemera byose abantu barwana ibyo byabiri mu migire y'intambara kandi pe genda umusesenguzi sinjya mu mutima w'izi ntambara ujya hari igihe ujya kumviriza urumva uri umwami abagaraguwe bicaye bikinze nyuma y'iriya modoka ya bakagutuka bakaguha ababyeyi bakajya gutu ntawe n'ugenda kumviriza iyo uri umwami twebwe dusesengura mu bintu biri royal dusesengura mu buryo bwubahisha akazi dukora singiye gukubagana mu butasi ukwibuga by'indege bikora n'iki byose cyo ko umunsi bazakibomora nzabivuga ariko ibindi ni kure ese reka nkubwire buriya nuko tuvuga ngo wavuga ibyuzo cy'umuntu yaryo bwazo Sandri sinabikubwiye erega amakuru tuvuga agize nka 0.5 ku makuru ari ku ijana ryavuze na makuru tubona ariko ibi tuvuga buriya bandani bazi byinshi sibyo hari nibyo bakora twe ntitubimenye ibitero bya cyber
urumva ni ibintu bihoraho mu ntambara nubwo mutamu Rwanda ujya kumva ngo Russia ngo yagabye ibitero bya cyber mu ntuze byo kuntuza cyber attacks tumenye ibintu bikeye kereka ari ukuryoshya inkuru nkano baganira ntabwo tuba turyoshya twebwe ngo inkuru zacu ari ukuryoshya intambara ntabwo je najya abona ibintu bimeze nko kuryoshya katwitahire igihe abarundi muzumva ibidege bitaguruka aho ngaho kwa Amerika ndadaye muzambwire zahagaze hashize umunsi ntayigurutse ariko igihe zikora ariko niba wenda hari n'amakuru bafite yandi bajye batubwira byose burya amakuru nge ntayo njya ndenza ingohe yose ndayumva ahubwo amugani birafatikanya yego birafatikanya bazadufasha bazi ballistique ntabwo nzi ibintu bya ballistique yego tumva twakitahira amakuru yacu y'uyu munsi yarayo ngayo reka dukomeze dutegereze twumva uyu mwaka uviratombi Noheli cyangwa iyi weekend mbuzi iyi weekend nakabije iyi weekend shabyihora ahubwo iminsi yatanzwe kuri uvira yaramaze no kurenga umubare n'utwo tutarenje tugenda tubamo ubundi yagombye ko yanavuyemo Marisha ndagushimiye cyane urakoze cyane kandi urwara ubikira mugabo nuko bigenda nyine makuru ugomba kuyatugezaho ariko nyine unywe imiti wirinde nakize ubu ndi recovery batwita za recovery umuntu bo kuri coveringa nta kibazo bafite rero gusa abantu bajya barya mu nzitiramubu malaria yarinyishe ese we nabiryamamo giye navuye mu Mutara muri rwa butembere mbonye ngeze mu rugo saa 9 ejo twahageze ndabaho ngo nta mpamvu yo kumanura ikintu kandi bugiye guke cyo genda ryamagera saa 6 z'amanywa ndaprolonge yego akenshi urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Kubindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 5655.